n'umuntu wa mbere wumva ku isi ufite amafaranga uzamubona Tubasabira inzamugera cyane. Icyo ndi kukubwira igihe cyose utazakora ibyo ubundi ngiye kuri ngiye mbara umugabo mubi n'umugabo utazi gushaka amafaranga uko waba usa kose uzi guhiga amafaranga famille wayitaho nta bwiza burenze ibyo. Ese ubu tuzakenera ubwiza abakobwa namwe abahungu mujye kubihanganiramo? nta bahungu usigaye ubona bavuga ngo bararenze ni amabogari ntabwo abona bari abapfubuzi kandi karakazi karakora karagora. Ese reka nkubaza ubundi wumva uzapfubura imyaka ingahe? ntiwanywa biriya binini ngo ukomeze wapfubura imyaka ingahe? Tujye tubwizanya ukuri tugiye ko abahungu namwe nazi wa musore we igihe cyose uzirata ubwiza ukanga gukora ukabumbura amaguru ngo uzajya hagati y'abagore bakuruta nta terambere nkubonamo. uzapfira mu maguru sheri bumba amaguru we musore cyangwa umva utwo tuntu twawe nurangiza ugende ushyira imbaraga mu gukora. Umuntu nakubwira ngo uri mu buzambwira wowe uri mwiza bikwinjiriza ngahe? Komsa uwo muntu oya nibyo uwo muntu uvuga ngo ni mwiza bimwinjiriza ngahe? N'abantu bagiye batera imbere bababwira ngo ni babi. wambaye yitwa igitangaza Melody ubu ngubu bagenda modoka barabasi harya mugenzi wawe inshuti yawe nawe bigeze kubimubwira inshuti yanjye Emirene akiva ku isango waza